cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe b'udutsiko, hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi. Byatangiye tubona ari nka showbiz nk'uko showbiz ziriho, ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera, aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha kuri amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa. Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri, aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa, arakurikiranwa. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze, yahise agenda. Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha? Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye iyicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Ni nkuko nawe afite akandi gatsiko, nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago, arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka, ariko ngo yagiye ataka ni mwamwumva. Gutaka ni kumwe bajya kuri social media, urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago, ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro, kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha? Yego, hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose, ariko numva yavuzemo amazina menshi. Harimo Sabe, harimo M Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko araharira abagarura. Yego, hari abo muragarura. Urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo byago Yago. Yego, nta nubwo iperereza ryahagaze, birakomeza. Hanyuma Yago ati narahunze, muramugarura cyangwa ikirego murakeka? Umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Guhera uyu munsi ni wakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho. Uwari postinze amafuti yavuze ayakureho, nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana, uraza gukurikirana. Utayakuraho araza